Yesu ashimwe bene data, bakunze ibijambo ry'Imana, bakunze ibijambo rikiza, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Imana y'amahoro ibarebe neza, Uwiteka bamurikishirize mu maso he, Imana ibahe umugisha kandi Uwiteka bishimire. Nongeye kubaha ikaze muri iyi gahunda y'iminsi 30 yo gukira, Imana itugirire neza. Uyu munsi ni itariki 5 ukwezi ni Mata, umwaka w'2026. Musi wa none tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo uri umwana w'umucyo. Imana ishimwe. Uri umwana w'umucyo, ntabwo uri umwana w'umwijima. Imana ihimbazwe. Mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turaza kwibaza ibibazo 3 bikurikira. Ikibazo cya mbere: ese hari ibice by'ubuzima bwanjye, ubwoba cyangwa isoni bikingerageza gutuma nguma mu mwijima? Ikibazo cya kabiri: ni gute nakwemera ko ukuri kw'Imana kujye n'uwo ndiwe kurushaho? Ikibazo cya gatatu: ni mu buhe buryo nshobora kumurikira abandi umucyo wa Kristo uyu munsi? Ibi ni ibibazo turibaza kandi tukabishakira igisubizo. Imana itugirire neza cyane. Bene data bakunze ibijambo rikiza, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntituraba ijoro cyangwa b'umwijima. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kuko mwese muri abana b'umucyo, abana b'amanywa, ntabwo muri ab'ijoro cyangwa se ngo muba abana b'umwijima. Imana ihimbazwe. Nubwo haba hari umwijima ushaka kugutwikira, ukaba ufite ubwoba, gushidikanya, gutsindwa cyangwa isoni, jya wibuka ko iri jambo rikomeye. Uri umwana w'umucyo kuko ariko Imana ivuze. Imana yakwihaye ngo usohoke mu mwijima, ugendere mu mucyo wayo utangaje. Icyo uri si ahahise hawe cyangwa ibyo abandi bakuvuga, ahubwo ni icyo Imana ivuga kuri wowe. Imana ishimwe. Ntabwo icyo uri cy'uyu munsi ari ahahise hawe. Imana ntabwo ikurebera mu byahise mwene data. Imana ikurebera mu ijambo ryayo ry'uyu munsi kuko uri umwana w'umucyo. Ntabwo icyo uri ari cyahise hawe cyangwa icyo abandi bakuvuga, ahubwo ni icyo Imana ivuga kuri wowe. Icyo Imana ivuga kuri wowe nicyo gifite agaciro mwene data. Wikwita ku magambo y'abantu, wikwita ku byo abantu bavuga. Imana ni ifite ijambo rizima, kandi icyo Imana yavuze kuri wowe nicyo kizima. Pawulo yandikira Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 5, irakwibutsa ko uri umwana w'umucyo, utari uwa nijoro. Uri umwana w'amanywa, uri umwana w'umunsi, ntabwo uri uw'ijoro. Nubwo ubuzima bwawe bugoye, umucyo wa Kristo uri muri wowe ntabwo wazima. Nubwo wabona ugeze mu gicuku bitewe n'ubuzima uri kunyuramo, ntabwo umucyo wa Kristo uri muri wowe ushobora kuzima. Iri jambo rikomeze riguha ubutwari n'imbaraga uyu munsi wa none kuri iyi tariki. Ufitanye isano n'Imana mwene data, ufitanye icyizere n'intego aho ugeze hose. Ihangane, komera, jya uhora wakira kandi uhore waka, kuko umucyo wa Kristo uri muri wowe uruta ibibi byose bishaka kukuzimya. Imana ishimwe. Umucyo w'Imana uri kuri wowe, umucyo w'Imana uri ku buzima bwawe, usumba kandi utwikira ibibi byose bishaka kukuzimya. Mwene data shuti, wumva ijambo rikiza uyu munsi, nturi wenyine, ntutakaye, uri mu maso y'Imana. Imana irakuzi, Imana iragukunda, kandi umucyo wayo uri kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi bagira urugamba ruba mu mutima wabo rutagaragara, ubwoba, kwicuza ibyahise cyangwa ibikomere byo mu buzima bishobora kugerageza kubabwira ko ubuzima bwabo busobanurwa n'amakosa bakoze cyangwa ibyababayeho. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ukuri kurenze ibyo twumva. Imana itangaza ko abari muri Kristo
batakiri ab'umwijima. Haleluya! Abari muri Kristo Yesu ntabwo bakiri ab'umwijima, ahubwo n'abana b'umucyo. Kubera izuka rya Yesu Kristo twahawe ubuzima. Imana ishimwe cyane. Bene data, muri uku kwezi kwa kane dufite intego ivuga ngo kugendera mu rukundo rw'Imana mu mucyo n'imbaraga z'umuzuko umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Imana iratangaza ko abari muri Kristo Yesu batakiri ab'umwijima, ahubwo n'abana b'umucyo kubera izuka rya Yesu Kristo. Haleluya! Twahawe ubuzima bushya n'icyubahiro gishya. Kubera amaraso ya Yesu twahinduwe bashya muri Kristo Yesu. Umucyo wa Kristo uba muri twebwe. Mwene data, nshuti yanjye, we wumvira ijambo ry'Imana uyu munsi, ndakwibutsa ko umucyo wa Kristo uri muri wowe. Umucyo wa Kristo utuzanira ibyiringiro, gukira no kuyoborwa. Nubwo ibihe byaba bikomeye, ukuri kugumaho. Uri umwana w'umucyo. Naho byaba bimeze gute, nubwo wahura n'ibihe bikugoye, nubwo wakumva amajwi yakwibutsa hahise hawe habi, ariko uri umwana w'umucyo kuko ukuri kwa Kristo kugumaho. Wahamagawe kugendera mu rukundo rw'Imana no kugaragaza ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'Abatesalonike kugira ngo arikomeze mu kwizera. Iri torero ryari rishya kandi ryari mu bihe by'ibigeragezo n'akarengane. Abizera bariho biga uko babaho mu kwizera bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Mu gice cya 5 cy'uru rwandiko, Pawulo agaragaza itandukaniro riri hagati y'abantu babaho mu mwijima n'ababaho mu mucyo. Umwijima ugereranya ubujiji bwo mu mwuka, ubwoba no kwitandukanya n'Imana. Abantu babaho mu mwijima baba bameze nk'abasinziriye mu by'umwuka, batamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse batamenya n'icyo Imana ibashakaho. Ariko Pawulo yibutsa abizera ko batakiri ab'umwijima, babaye abana b'umucyo kandi ari abana b'amanywa. Ibi bisobanura ko ubuzima bwabo bwahinduwe kuko ubu babarizwa muri Kristo Yesu. Kubera izuka rya Kristo ntabwo tukiri abana b'umwijima, ahubwo turi abana b'umucyo. Imana ishimwe cyane. Ijambo rivuga ngo abana b'umucyo rifite ubusobanuro bwimbitse mu byanditswe. Muri Bibiliya, kwitwa umwana wa bisobanura inkomoko, imiterere n'ubuzima bw'umuntu. Kuba umwana w'umucyo bisobanura ko ubuzima bwawe buyoborwa n'Imana n'ukuri kwayo. Imana ishimwe. Mwene data, nshuti yanjye, we wumva ijambo ry'Imana uyu munsi, ndakwifuriza ko wava mu mwijima. Niba ukiri mu mwijima, ndinginga Imana kugira ngo umucyo wayo ukumurikire, hanyuma nawe ube umwana w'umucyo uyu munsi. Mu byanditswe byera, umucyo usobanura ukuri, ubwere n'ukuri. Imana iri hafi. Mu gitabo cy'Itangiriro, umucyo nicyo kintu cya mbere Imana yaremye. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 3 haragira hati, Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ishimwe kuko yaturemeye umucyo kandi kadukura mu mwijima. Mu isezerano rishya, Yesu yarivugiye ati muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 12, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima, ahubwo azagira umucyo w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Mwene data, we wumvira ijambo rikiza ry'uyu munsi, ndakwinginga kugendera mu mucyo wa Kristo mu izina rya Yesu. Iyo umuntu yemeye Kristo, uwo mucyo uba igice cy'ubuzima bwe. Pawulo nanone yanditse agira ati mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 8, kera mwari umwijima, ariko noneho muri umucyo mu mwami, mugenda nk'abana b'umucyo. Imana ishimwe ko yadukuye mu mwijima. Imana ihimbazwe ko yatugize abana b'umucyo ndetse ikatumurishiriza umucyo wayo, tukaba turi abana b'umucyo. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe ko yaremye umucyo kandi ikawudusakazaho. Imana ishimwe cyane. Kera mwari umwijima, ariko noneho muri umucyo mu mwami, mugenda nk'abana b'umucyo. Mwene data, iyo umucyo wa Kristo kuriho, ugenda nk'umwana w'umucyo. Ibi ntibisobanura ko abizera batazongera guhura n'ibigeragezo cyangwa ibibazo. Ubwoba n'ibigeragezo bishobora kuza, ariko umwijima ntukiri ubasha ku buzima bwabo kuko Kristo yatsinze kubw'izuka rye.
Imana ihimbazwe. Ntabwo kubura umwana w'umucyo bivuga kutazageragezwa, ntabwo kubura umwana w'umucyo bivuga kutazakena, ntabwo kubura umwana w'umucyo bivuga kutazasonza, ntabwo kubura umwana w'umucyo bivuga kutazatukwa, ntabwo kubura umwana w'umucyo bivuga kutazangwa, ntabwo kubura umwana w'umucyo bivuga kutazageragezwa. Ariko umwijima nta bubasha ukidufiteho. Imana ihimbazwe ko ari umucyo wacu. Imana ishyirwe hejuru. Mu bice byinshi bya Afurika abantu bazi agaciro k'umucyo. Mu byaro aho umuriro cyangwa amashanyarazi bidahari cyane, ijoro rishobora gutuma kugenda bigorana cyangwa bikaba byatera ubwoba. Ariko iyo itara ryaka ibintu byose birahinduka. Imana ishimwe. Iyo ahantu hari umucyo ibintu byose birahinduka. Mwene data nshuti yanjye, ndakwingingira cyane kugira ngo ube mu mucyo wa Kristo. Inzira igaragara neza iyo hari umucyo. Inzitizi ziramenyekana iyo hari umucyo, kandi abantu bagenda bafite icyizere iyo hari umucyo. Iyo ahantu hari umucyo umuntu agenda atikanga. Iyo ahantu hari umucyo umuntu agendana icyizere. Iyo ahantu hari umucyo naho ibibazo byaza umenya uko bitambukamo kuko uba bireba kubera umucyo wa Kristo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe ko ari umucyo wacu. Ni nako umucyo wa Kristo ukora mu buzima bw'umuntu wizera. Uzana ibisobanuro ahari urujijo, ugatanga ubutwari ahari ubwoba. Imana ihimbazwe cyane. Iyo umucyo wa Kristo uri muri wowe ntago ugira ubwoba. Iyo umucyo wa Kristo uri muri wowe ugira kwizera. Iyo umucyo wa Kristo uri muri wowe urwana n'ibigeragezo kandi ukabitsinda, kuko umwijima nta bubasha uba ukigufiteho. Imana ihimbazwe. Uri umwana w'umucyo mwene data, ntago uri uw'umwijima. Gendera mu mucyo wa Kristo nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Umucyo wa Kristo uzana ibisobanuro ahari urujijo. Umucyo wa Kristo utuma dusobanukirwa icyo Imana idushakaho. Iri jambo ry'uyu munsi riduhamagarira kubaho dukurikije uwo turi we muri Kristo Yesu. Niba uri umucyo umurikira abandi, tugomba kubaho dufite icyizere. Uwo uri we ashingiye ku kuri kw'Imana, si ku makosa yawe cyangwa ku byahise. Mwene data nshuti yanjye, we wumva ijambo rikiza, wiheranwa n'ahahise hawe, gendera mu mucyo wa Kristo Imana iguhaye uyu munsi. Tugomba gukomeza kuba maso mu by'umwuka. Abana b'umucyo bagendera mu isengesho, mu kwizera no mu kumvira Imana. Niba uri umwana w'umucyo, gendera mu isengesho, ugendere mu kwizera kandi ukora icyo Imana igushakaho. Wumvira umwuka kandi ugwize urukundo. Imana itugirire neza. Niba turi abana b'umucyo, tugomba kumurika umucyo w'Imana mu buzima bwacu. Ibi bigaragarira mu rukundo, mu kuri, mu mbabazi no mu gufasha abandi. Niba uri umwana w'umucyo, gira urukundo. Niba uri umwana w'umucyo, uvuga ukuri. Niba uri umwana w'umucyo, ubabarira abandi. Niba uri umwana w'umucyo, ufasha abandi. Imana ishimwe cyane, kubera ko tutakiri ab'umwijima ahubwo turi abana b'umucyo. Mureke dukore ibijyanye n'umucyo wa Kristo uri muri twebwe. Imana iduha imbaraga. Iyo tugendeye mu rukundo rw'Imana, mu mucyo wayo no mu mbaraga z'izuka rya Kristo, ubuzima bwacu ubu buhamya, kuko umwijima udashobora gutsinda umucyo uri muri Kristo Yesu. Ntabwo umwijima utsinda umucyo. Kandi inshuti bene data, ndakwibutsa ko umwijima ntabwo ubangikanywa n'umucyo. Reka umucyo wa Kristo wimura umwijima uri mu mutima wawe. Reka umucyo wa Kristo uganze mu buzima bwawe. Reka umucyo wa Kristo utsinde umwijima w'uburyo bwose wabanaga nawo. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Reka dufatanye gusenga iri sengesho, twinginga Imana kugira ngo umucyo wayo ukomeze kuganza muri twebwe. Data wo mu ijuru, ndagushimiye kuko wampamagaye unkura mu mwijima ukanshyira mu mucyo wawe utangaje. Ijambo ryawe rinyibutsa ko uwo ndiwe adasobanurwa n'ubwoko cyangwa ibyahise, ahubwo asobanurwa n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Uzuza umutima wanjye umucyo wa Kristo kugira ngo ngendere mu kuri no mu kwizera buri munsi. Iyo gushidikanya cyangwa gucika intege bigeze, nyibutsa ko ndi uwawe kandi kuri kumwe nanjye. Komeza ubuzima bwanjye bw'umwuka kandi unyigishe gukura mu kwizera
no mu kukumvira. Reka ubuzima bwanjye bugaragaza ukuri kw'ijambo ryawe, umugisha umuryango wanjye n'imibanire yanjye n'abandi. Reka umucyo wawe uzane amahoro, ubumwe no gukira mu rugo rwanjye. Kuyobora umurimo w'amaboko yanjye mu bwenge, ku byemezo mfata, unyigishe kuba inyangamugayo mu byo nkora, kandi umugisha inshingano wampaye. Kora ku buzima bwanjye, ukore ku mubiri wanjye. Kuraho amaganya, unyuzuze amahoro n'ibyiringiro. Rindisha umucyo wawe amagambo yanjye n'ibikorwa byanjye, kugira ngo abandi babone urukundo rwawe. Mfasha kugendera buri munsi nk'umwana w'umucyo, nyobowe n'ukuri kwawe, kandi nkomezwa n'imbaraga z'izuka rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha bene data kubwo gutega amatwi ijambo rikiza ry'uyu munsi. Iki gitabo ugishaka kiraboneka ubu kuri amazon.com cyangwa se kuri email ijambo rikiza 2050@gmail.com cyangwa se kuri email snerinanziza@gmail.com cyangwa se ukagisanga ku rubuga www.ijamborikiza.com cyangwa se ugahamagara kuri nimero zigendanwa 0788 306683 cyangwa 0788 45 Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kubwo gukurikira ijambo ry'Imana, ijambo rikiza ry'uyu munsi, kandi bashishikariza kugendera mu rukundo rw'Imana, mu mucyo n'imbaraga z'umuzuko, kubera ko niyo ntego y'uku kwezi kwa Mata. Imana ibaha imbaraga zo kugendera mu rukundo rwayo none n'iteka ryose. Amen.